Ndashimira abashumba Pastor Didier, Imana iguhe umugisha. Dukoranye iminsi n'uyu mugabo n'icyumweru gishize twari restoration twembi. Ndashimana ku butumire bwanyu Kimironko ndahazi. Ndashimira umushumba mukuru wa Zion, Apostle Dr. Paul Gitwaza. Mugabo nkundira ijambo ry'Imana, ngewe ndi umufana w'ijambo kandi nkunda abigisha b'ijambo, kandi zina amatorero akunda ijambo ndayazi. Nzi ko hano umwihariko waho muri abakunda ijambo cyane, icyo nkibaziho. Bababwiye ngo basuke ijambo cyangwa basuke ibindi, abizi ko mwahitamo ijambo. Hari andi matorero njyemo nkavuga ati aba rwose kubabwiriza ni ugutembagaza ibuye rizamuka, tereka dupfe kugerageza. Ukaba uzi ko bikundira ibindi, ushobora no kuririmba bikarangiriraho, ariko nzi ko mukunda ijambo kubera ko ari ryo babaresheje. Abashumba bose ndabashimira. Nanjye nzasengera hano rimwe na rimwe, nzantaye iwanje ngasanga ko barasengera hano babakurikira muri salo. Uyu mushumba ndamuzi hariya cyane, ndamukurikira. N'abandi benshi ba hano ndabakurikira. Mu rugo niyo hantu nabonye bakunda gukurikira. Iyo atari televiziyo amakuru baba babakurikira hano. Rero ndashima Imana rero ku ikaze ryanyu n'uyu mwanya mwatanze kugira ngo abera batandukanye bahurire hano. Ndashimira abo twazanye, mwarimu wa Gerizo na madamu n'abandi bari ahangaha mwese. Imana ibahe umugisha, mwakoze. Reka twongere Imana amashyi abashumba. Imana ibagirire neza. Murakoze. Mushaka kwicarira kugira ngo twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Okay, uwa piano yahagumye. Sawa, nimpava nawe hafi. Imbere yawe n'ibyishimo bisa, abamusenga ntaco bazabura we. Nyabura Mana duhindukirire, utwuzuzo rukundo we. Mana yacu dukunda yera, twoherereza abamarayika we, twoherereza umwuka wawe. Yesu Kristo ngwino. Abakurikiye indirimbo izakera izo barazizi, izo twasohoye kera. Twari kuzana na Serukiza family yanjye bose, ariko bagiye muri studio. Bamwe baba muri Alarme yarabatwaye, abandi True Promises, abandi ngira ngo na nyina wabo sinzi nawe yageze. No, kugira ngo duhure tuze byananiranye kubera ama studio barimo. Turirimba twese, mbese umwe bamutumiye ahundi bamutumiye, tuza duhura bigoranye. Byukuri nabategere birananirana pe, ariko barambwiye ata aho niho tutararirimbira ati umunsi bazaduhamagara tuzaba twaje. Tuzaba twaje kabisa. Dukunda kujyana twese tukabwiriza turirimba turi kumwe twese. Twagiye muri Yohana ubutumwa bwiza 6:35. Haravuga ngo Yesu arababwira ati ni nge mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato.
Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Petero wa mbere haravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Kuri 5 mwumve, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Tuvuge haleluya. Ariko Yesu ni mwiza mwa bagabo rwose. Ujumbura nazaga numva baririmba ngo uwo mugabo nanjye ndamwemera, uwo mugabo Yesu ndamwemera, ndamwemera pe. Kristo isoko rukumbi ibasha kumara inyota y'abari mu isi. Ibi ndabyemera rwose, nubwo abandi batabyemera njye ndabyemera, kuko ndabyibuka duhura nawe hari ibyo yahinduye ku buzima bwanjye birapfa burundu. Ndavuga ngo iyo ataba Yesu ntibyari gukunda. Navukanye umujinya ngo marenda nawukurana igitangaza. Nakora amakosa bampana nkarusha umujinya abampanye kandi ari nge nyiri makosa. Narangiza nkavuga ngo nibo bazansaba imbabazi, n'ibiryo byabo nkabyanga, nkavuga ati ntabyo nshaka kurya, kugeza baciye bugufi bakansaba imbabazi. Nkabipanga bene data na mama ati twirakaze n'ibiryo byabo tubihagarike, tubakomesha ibyo badukoze. Nagiraga umujinya w'ibisekuruza. Umunsi wa mbere ntitugiye, uwa kabiri ntitugiye, uwa gatatu, uwa kane nkabona guhaguruka bitangiye kwanga. Ubwo se ndi guhana ndi? Icyaje kuntungura, bene mama nabarushaga umujinya. Buri joro saa 7 nkavuga none izi mbeba zige zaraduteye, igikona amasaha n'amasafuri ibintu bigakomera, naho kumbe baza babyuka igicuku bakabitemagura ntaza makuru, ngasanga amazi icumwera n'ije utarya, bene mama baza barya. Kugeza ubwo ababyeyi bazarwa bagasaba imbabazi, bakansaba imbabazi, mama henda nkazabona kwemera nkongera kurya. Ari nge wakubititse kandi ariyegera amakosa. Ariko kuva maze guhura na Yesu n'umwuka wera bakinjira muri nje, nagize ibyishimo n'amahoro, umujinya urashira burundu. Kuva nuzuye umwuka kugeza uyu munsi nta mujinya ngira, ntawo sinzi kurakara. Ushaka ukora iki? Reka mvuga ubuhamya nuko wa mugore none haya nkurikirana, nta kunda ngira uko agenza nintaha. Ndabizi neza no mu rugo ni abana bakoshe kugira ngo nzawukururuze waranze. Madamu agatora ikamba mbiri kagakubita abana na bene ibyo, yagera akavanga umve urihagararaho nk'umugabo ubakubite. Nabona yavuze cyane nta kibazo, inkona akayimba. Bapfa guturuka hariya agatangira kuvuga ngo haguruka, ntubabona se haguruka, turi kubabona se haguruka. Uko bari kuza begera niko imbabazi zizamuka we, ayiwe bakaja ongera iruhande, asigara numva ari kunjomba kudahaguruka. Kambwira no nabona biranze, atariko madamu wowe ushaka gukubita umuntu
utarakaye nta kajinya ufite, ni n'ubu ko numva ngiye kuzuzwa. Ibyo ndabishobora bigenze gute? Kugeza ubwo avuga ati tugenda byarakunaniye, ti rwose nzaguhembera kubakubita, ariko bamfashe ngiye icyo byarananiye. Umukobwa w'imfura yanjye ni umuririmbyi muri Alarm, yo waririmbye indirimbo ivuga ngo Imana yo mu misozi, iyo baheruka gusohora. Hanyuma afite imyaka 8, none umunsi umwe mama wonye ahita azana inkoni arayimba, duhagaze imbere y'inzu. Singuwarinje umwana twari twabuze yagiye, ngagera kandi mfa kumbwira tumve pfukama, nihagararaho ngapfukame. Ndaje na ya nkoni dushorete kuba wasigaye, kabona ko nigereyo ntabishobora, mwiyambaze we ndebe ko uko mugenza. Nawe araza, tumugeze iruhande, tugiye kumugera iruhande, abonye turaje, noneho abona na paparaje n'inkoni, karapfukamye, gahita gatera indirimbo, niwe undwanirira mwami, ndetse mpeshwa amahoro nawe, urumwunge rujyunda girawe. Navuze ku ndimi nduzuzwa, nyina hasigara wenyine, hanyuma nawe biramucanga. Hejuru yo ndirimbo ninde wamukubita? Nahise mbwira nyina ati nerekeyeyo azarinda ashakwa ntamukubise. Ndavuga iki? Uwo iyo ataba Yesu Kristo wabikoze, ntabwo ari uko nari nteye muri kamere yanjye rwose, ariko Yesu amaze kuza tugahura, yarabihinduye neza, sostena bundi utandukanye n'uwo bari bazi. Madamu niwe wambwiye ati tugishakana, barambwiye ngo umwitondeho, agira umujinya. Abimbwira nyuma y'imyaka 7, kw'imyaka 7 ishize utarakaye. Ndambwira tuzushima Imana uyu n'uwundi. Muranyumva tuvuge haleluya. Petero ati niba mwarasogongeye mukamenya ko uyu mwama aryoshe agira neza, aravuga ngo mumwegere cyane, kuko ari we buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Aravuga ngo iri buye rifite igiciro cyinshi kandi kiremereye. Aha rero ngahita nibuka Yesu mu isezerano rya kera, uburyo Kristo ari we buye ryatanze amazi mu butayu. Isirayeli yashobewe, barumye, babuze uko bagira, ntacyo baha abana babo, abagore barareba abagabo, bose bashobewe. Imana ibwira Mose ngo hari urutare, genda wegera urwo rutare, hanyuma urukubite iyo nkoni, rutunga inkoni, urutare rurabaha amazi. Muri ubu butayu hari urutare. Yego, Kristo ni urutare rujya rwidepurasa, rushobora kuva ahantu rukajya ahandi, mukagendana narwo aho mugiye. Ngo barutunga inkoni, babona amazi atobotsemo. Igitangaza, ari urutare rwari Kristo, ari nari y'amazi banyoye nayo yari we. Babibonye birabatangaza, baravuga ati yemwe ibintu bibaye ibindi rwose. Kumva inyota yari twishe. Nimubwire abanyarwanda bafite inyota ko urutare rutanga amazi ruracariho, rubasha kubamara inyota, ntaho rwaroye rurahari, ntiruteze no gukama. Ahubwo icyo ngundira Yesu, uko iminsi igenda niko agenda yongera uburyohe, niko agenda yongera imbaraga, niko agenda yongera ubwiza.
mubyibuke ko urwo rutare Bibiliya ivuga ari rwo Kristo. Iyo ngiriye hirya muri Bibiliya bidasanga mana yanjye, nicyo gituma yavuze ngo mumwegera ari we buye, ngahita nibuka umuntu wegereye iryo buye. Mose nako Yakobo ahunze mwene nyina, inkota iri mu bitugu agiye kumwica, aramuhigisha inkota ngo amwice, byarangiye abonye ko bikomeye adafite uko abigenza, aravuga ati ni hahandi aho kumugwa imbere, reka nite mu ishamba ngende. Aramubwira ati genda niba ari kwa nyirarume. Ataragera kwa nyirarume yataye iwabo, yisanga mu ishamba rya wenyine. Ibyo bijya bishikira abantu bose, hari igihe ugera ahandi ugasanga uba mu ishamba rya wenyine, ukaba mu isi ya wenyine, abandi batakubona kandi bahari. Nyina arahari, Sara hari, bene wabo barahari ariko ntababona. Hari igihe bishikira umuntu ukababura bose bahari. Inkuru nziza ngufitiye, iyo bimeze uko, uzarebe hafi yawe ushake ko wabona ibuye. Yakobo abonye ko abuze iwabo, nyina na se, mwene nyina muhiga kumwica, yisanze mu ishamba rya wenyine, ibintu biramukomeranye. Yakobo icyo yakoze ni iki? Yahise avuga ati ubuse ndanaryama he n'ibiryo ntabyo mfite, ubuse basi simbona naho nakwitsa ngo sinzire gato. Arashakisha giza cyabona ibuye, abonye iryo buye uri buye rizima yanswe n'abubatsi, ariko kumana niryo ryatoranijwe. Zahora kwisunga ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kure. Mundiza amashiti yakomere Yesu. Ay 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 Yesu. Aravuga ngo ubwo nta kindi mbonye, reka nde abona ibuye, ati ko ndibonye sawa. Ndebera umuntu ufata ibuye ararirambika, aravuga ati reka riryo ndyamaho. Revelation y'igitangaza. Yako ubwo ubonye ibuye, amateka aranahinduka, ntugire ngo nugusinzira gusa. Ryabuye arirambitse, araryisegura umutwe gusa, ngo aryisegure akiriryamaho. Icyambere Bibiliya ivuga ngo arasinzira. Ninde wabona ibitotsi yaraye mu ishamba wenyine, yabuze ibiryo, ahigwa, atazi niyagiye, wasinzira gute? Ariko kubera ibuye yabonye, yahise asinzira nk'utagira ikibazo. Agisinzira kuri ryabuye, Bibiliya ivuga ngo ahita ararota, ngo nyuma yo kurota arabona. Agiye kubona abona iki? Abona ijuru rikinguye. Arebye abona yicaye ku ntebe, hanyuma abona abamarayika bamanuka, abandi bazamuka. Umugabo ati ibi ni ibiki? Ko narinzi ngo ibyanjye birarangiye, none se ko ndi muri rompwe y'abamanuka n'abazamuka, ahubwo nateje ambuteyaje, kumbe naho bajya banyura. Umugabo biramurenga, arakome, ariko no haryama nkamara gatatu, mvaye ndeba mu ijuru kareba no mu isi. Abamarayika bamanuka, abandi bazamuka. Mana yanjye abyutse aravuga ngo erega hanaraye ni mu marembo y'ijuru. Narinzi ngo nagize ikibazo, naho ikibazo kingejeje mu marembo y'ijuru, aho mbona Imana ntigeze mbona. Nayumvanaga data, ariko ndayiboneye bitewe gusa nuko neseguye iki?
ibuye. Nongera gusoma Bibiliya ngasanga hari ahandi Bibiliya yerekana umugabo bita Mose. Yayishatse arayisenga ibishoboka byose. Mose agira amasengesho 3 yasenze antangaza mu buzima, ni nayo yamuhinduye icyo yari yarabaye Mose. Ni amasengesho nimba atarane na 3. Irya mbere nuko yabwiye Imana ngo ubanze unyibwire menye uburiwe, sinshobora gukurikira umuntu ndazi. Tibibazo nahuye nabyo ni byinshi, unyibwire. Imana ati gute wowe wanyuzwe nuko no utaranyibwira ngo uyamaremo amazina yose sindi buva. Imana iri mwijabo atariko shanti woroshe urakomeye. Buri ikibazo benshi bagira nugukurikira iyo batazi, ariko uyizi wayimenye neza. Haba nubwo imiyaga yahuha, haba nubwo imiraba yasa, abandi muzagenda ariko wazasigara yicaye muri Zayoni. Aha ngo arangize. Imana ati hagarara nkwibwire basi ko wabikeneye. Iramubwira ngo nitwa ndiho. Mose turiho, uriho? Nuko nitwa ndiho. Iryo zina ryonyine ryari rihagije kumubera igisubizo cy'ibibazo byose yagiraga. Yani kuvuga ngo nitwa ndiho, ni ukuvuga ngo ndiho. Kwa Farao nuhagera ndiho, mu butayu nuhagera ndiho, ku nyanja itukura nuhagera ndiho, amazi yitambitse ndiho, ibiryo byabuze ndiho, mu bukene bwinshi ndiho. Iryo ni izina ry'ubumana riri muri ministere yayo yo gukemura ibibazo byose by'abatuye isi. Iyo gusugaza handuka bango ndabizi kuri ndiho, naha naho ukeneye kuhagaragara iteka, Imana ihita ihagaragara. Isengesho rya mbere witwa nde? Isengesho rya kabiri yayisenze, yarayibwiye ngo nutemera kujyana natwe ntutuvanino. Isengesho ryanje wemere tugendane, nimba tutari kumwe nawe ubimbwire. Imana iramubwira ngo ndakoherereza abamarayika, nindangiza ngerekeho ibitangaza byo biguherekeze. Arayibwira ati ibyo ntubimbwire, nta marayika nkeneye, nta n'igitangaza nkeneye. Uzi impamvu ubona abakizwa benshi bananiwe? Nuko bakunda ngo bajyane n'ibitangaza basize nyiri ibitangaza. Ikibazo gikomeye cyane. Wanze abamarayika, wanze n'ibitangaza. Arabibwira ati ibyo simbikeneye, kuko ibitangaza iyo uyobye murayobana, ntibikuyobora. Icya kabiri, abo bamarayika uvuga niducumura uwo se azatugenza ate? Marayika ni hamba, iyo ucumuye araniga, nukiranuka mugendane. Aravuga ati aba batifu aba bazatumara, kuko azi ko Imana yabo ko ari inyembabazi. Aravuga ngo nutagendana natwe ntudukurino. Nimuvuga ngo haleluya. Woweho niducumura uzatubabarira, ariko marayika ntazi kubabarira. Uraduha marayika ngo agire gute? Niho Imana yahise imubwira ngo Mose we, nicyo usabye naso ndakikwemereye. Rebobobo, ndakikwemereye ubwanjye, singitumye undi, nta derege sinzaderega, nzizira njyenyine,
njyane namwe mbaruhure. Nimuvuge ngo haleluya. Ndasenga Imana ngo igendane na Zayoni mu izina rya Yesu. Imana igendane n'abera muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Subiramo ngo nta marayika nkeneye, nkeneye Uwiteka gusa. Niyo mpamvu bagize stress nke. Nicyo gituma Farawo nubwo yabwiraga Mose bimeze gute, Mose hapfe no guhungabana gute, uvuze ibiki ku neza yawe tureke nutature. Uyu mugabo afite iki? Naho kumbe Mose karareba inyembaraga imuhagaze inyuma, karareba intwari ya Yakobo ihagaze iruhande rwe. Isengesho rya gatatu yasenze ryahinduye amateka ye. Ni uburyo yabwiye Imana toke, ijwi ryawe nararimenye n'amazina yawe ndayazi, ariko ndashaka kunyereka ubwiza bwawe. Sinzabwira abantu ngo numvishe ijwi ryayo kandi ngo yitwa ndiho gusa, no, ndashaka menye ngo urasa gute. Nimba wera sawa, nimba uri igikara nzavuga kuri igikara, nimba utukura ukumeze nyereka ubwiza bwawe burabagirana mubone. Imana iramubwira ati coco nsabye ntikibaho, nta nurakinsaba kuva isi ibayeho, kuko mbonye azapfa urashaka nkwice. Mose ngo arayibwira tumve ngo aho kubaho ntarakubonye, nkubone mfe, nzagende narakubonye. Bimariye iki kubaho ntarakubonye? Nyiyereka Imana ngo ibone ko Mose yamaramaje. Iramubwira tumve rero, kukwica singikwisha, ariko reka nguhe strategy nziza ituma udapfa. Iramubwira ngo aho hagati yanjye nawe, bugufi bwanjye nawe, hariho urutare, hariho urutare, hariho ibuye rirahari. Genda wegera urwo rutare, hanyuma urwegamire, nuruhagararamo uraresista kumbona. Icya kabiri, niho honyine udashobora gupfa, ni mu rutare, hanze yarwo ntiwabaho. Mose ngo ahindukire ararubona, ngo arubone toke, si urutare uvuze, yaragiye arwinjiramo, yihatamo ararwegamira kugira ngo imbaraga n'umuyaga w'Imana bitamwisha. Aruhagazemo yumva aratuje n'amahoro. Imana rurema se wa Yesu, ariko nigitanga rurema se wa Yesu agize atyabona iraje, yohereza ikiganza imutwikira mu maso, iramubwira gusa ntundebe mu maso. Ahoho n'abamarayika bose nta n'umwe urahareba, nta wowe urahareba ute? Mose ati mfe kubona aho mbonye gusa, hari ikibazo, nishaka mbone mu kirenge. Iramutwikiriye Imana ngo imunyuraho, ngo itambuke igeze imbere, ikuraho ikiganza cyayo, iramubwira ngo Mose ndeba. Mose arahagarara ari mu rutare, arayireba. Imana arayitegereza, abona ubukuru bwayo, abona ubwiza bwayo, abona icyubahiro cyayo. Ninde unezerewe avuga ngo haleluya? Arayibona amaso mu yandi. Nicyo cyatumye Mose aba umusazi mu isi yababayeho. Umuntu wayiboneye niki cyamuhinza umushitsi? No, uru rutare bavuga ko ari Kristo yarahagazemo. Reka mbabwire amakuru. Biriya bivuga iki? Nta wabona Imana mu isi, nta n'uzayibona adahagaze muri Kristo ngo ari hayireberamo. Tibibaho aho Imana
Imana yabonwaga gutya ni muri Edeni ya mbere itarasenyuka. Nyuma ya Edeni yasenyutse, Imana yarabirangije. Ikiremwa muntu kizongera kubona Imana ari uko gihagaze mu rutare ariko Kristo. Hanze ya Yesu ntibishoboka. Urutare rutuma ayireba neza. Mose aravuga ati genda vraiment ndakwibone wa mana we, ni iki nashakaga. Kumbugiraho bazaba kurebera, yego habaho, ni muri Yesu yo wahagazemo rwose biremera. Mugenda mubwira abantu, mubwire bene wanyu ngo aho Imana ireberwa harabonetse, ariko hirya yaho nta handi habaho. Abatayishakira muri Yesu singubesha, barashaka ibindi ariko si Imana bashaka. Si Imana bashaka rwose. Ariko bana yanjye gute se? Kuko Kristo yarabirangije. Niwe wenyine muhuza w'abantu. Niki? Niwe utuma tuyireba bikemera. Mbabwira kandi munyemerere mwumve mu izina rya Yesu. Mwari muzi ko nta kintu na kimwe Imana ishobora kumpa nge yo itakimpereye muri Kristo. Icya kabiri, nta mbabazi Imana igira hanze ya Yesu ntazibaho. Mubyumve, hanze ya Yesu ntazibaho. Imbabazi zayo zose n'urukundo rwayo rwose byose Imana yabisutse mu mwana wayo ari we Yesu. Ngirangiza iravuga, ngewe nzajya mpa Yesu, hanyuma Yesu nawe abahe. Reka mbabwira niki, ntawe Imana ikunda mu isi, ahubwo Imana ikunda umwana wayo. Hanyuma abiyunze n'umwana wayo bagasanga urukundo rw'Imana rwose niyo ruba. Kubera natinze mu nka, reka mbabwire iki niho mubyumva, niho mwabyumva neza. Imibanire y'Imana na Yesu ntahitaniye n'imibanire y'Imana ya Yesu na se n'imibanire y'inka n'inyana zazo. Nta nyana nta mata, siko biri? Inka zitanga amata nizigira iki? Sizigira inyana. None se ya mata tuzikama n'ay'abana bacu cyangwa n'ay'inyana zazo? None ko muzo muvuga ngo mukamira abana ngo amata yawe benuko. Muzi ko inka zitangariye amata yose mukayitayo abana banyu, zitazi n'abana banyu ntabo zizi. Icinka izi gusa izi nyana yayo. Kugira ngo inka itanga amata, haba nubwo ifite amabido abiri, ntiyayaguha itari kumwe n'inyana yayo. Ababizi neza, iyo ushaka amata y'inka urayifata ukayitwara ahari inyana yayo. Iyo ibonye inyana yayo, inka ikora transfer, ihita yohereza ari mu mahembe, ari mu mugongo, ari mu matwi, ikayohereza mu icebe ryayo. Abanezerewe nibavuga ngo haleluya. Ihita iyafata ikayatransfera yose. Inyanija gukora ku mabere yayo, amata yose yikusanyije, imbabazi zayegeranyije, zikayamanura yose, zikayageza. Yakora ku mabere igakuramo feri, amata yose agahita. Aha, amayeri rero y'Abanyarwanda bo hambere ga nibo bamenye, iyo batabikora se tuba tuzi ko baza bakama. Babizi, babona iraresa, bagahita binjirira mu nyana yayo. Haba nubwo yayarekuye yose, inyana yayo ni ngombwa ngo bayifatire hano imbere ahireba.
abazi gukama murabyumva. Iyi nyana bayikuyeho ikagenda, babyita gute mu Kinyarwanda? Ihita iyamira ikayasubizayo, yamabidabira ukayabura. Aha, ariko ababizi inyana iguma aha, igakomeza iyire, ikireba inyana ntiyabasha kuyasubizayo. Hanyuma bakinjirira mu nyana yayo, bagakama bakabona kuyatwa. Hari n'inka z'imisa zivuga ati, ko nari nyarekuriye inyana, uru rugabo rw'ibikoti uru ruvuye he ko ntaruzuru? Hari ivuga toke, ndamutera mpaka ikishe ko ntaryinyo n'amatwi musigiye. Ariko yareba inyana yayo kwiri hano hafi, ikavuga toke, nshobora guhusha iki kigabo ngaharibisha inyana yanjye nkibabaza. Igahita ivuga toke, reka nkireke kiyakame nta kundi. Amata mukayikorera abana bakamuha, ngo twari twagiye kuza ngo gukama amata y'abana. Zirabazi se? Nta nabo zizi. Ikireba gusa ireba inyana yayo. Nuko Imana iteye na Yesu Kristo niwe nyana y'Imana. La Kristo niwe nyana ya se. Imana yimbonanye na Yesu. Imana igireta ikarekura imigisha yose y'umwuka ikayohereza. Kubera gusa kwe sinari nemewe, sinari na mwiza, nta n'inkomoko yatuma Imana inyemera. Ariko iyi mbonanye na Yesu iravuga ati uyu ntiyarakwiriye, ariko ubwo yamenyanye na Yesu nimumureka kame. Mbwirira ukwegereye ngo twaje gukama data wa twese. Imigisha y'umwuka n'imigisha isanzwe yose Imana yiduhera muri Yesu Kristo. Mbabwiye ukuri ko hanze ya Yesu nta mbabazi z'Imana wabona. Hanze ya Yesu nta rukundo rwayo wabona. No, yarabifashe ibisuka muri we hadasigaye na kimwe. Iravuga ati abazabishaka bazabivomere muri we. Namaze kubyumva neza uyu mugoroba ko Imana irarese muri urusengero. Imana irarese muri urusengero. Murakama imigisha y'umwuka, murakama ibiva ku Mana. Iyi minsi murayikama, iyi minsi murayikama. Abiteguye gukama iyi minsi ngahe hano murayikama, kuko Imana ndumva ijuru ryarese kugira ngo rigirire neza abantu bayo. Byose irabinyuza muri Yesu. Wivugiye ngo muri disikuru ye aravuga ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye nta wajya kwa data ntamujyanye. Ntibibaho. Hari n'amasengesho njya numva abakizwa bakora, rimwe na rimwe ngashaka kwibaza ko ubusa dusenze nk'abakizwa cyangwa dusenzwe nk'abataramumenya Yesu. Ariko arakantu nkunda mu masengesho y'abakizwa, ikirungo kimwe kijya cemeza Imana gusa. Ikirungo kimwe kiza cemeza Imana mu byo dusenga. Hari igihe dusenga umuntu yasenga yiwewe, nkanyura nkanyura mu misozi yose nigeze kubona mu Imana. Mana y'Ikongo we, Mana y'Igahini, abandi bakaroha Mana y'Ikarumeli, abandi ati Mana y'Ikaperinaum. Mana tukayinyuza mu misozi, tukayinyuza ahantu, tukayinyuza dushaka ngo tuyemeze. Tuyibwira warebye ibibazo wagize gute bene uko. Ibyo byose iyo ubisenze
nubisenga ukarangiza udashizeho iki kirungo kimwe, kandi abakizwa baza barangirizaho bakavuga ngo ibi byose nsenze mbisenze mu izina rya Yesu Kristo. Nimumvugire ngo haleluya. Aka iyo utagashizeho wabyishe, sinzi iyo wayohereje, transfer yayobye. Ariko iyo uvuze ngo ibi byose wamana we, mvuze byo hirya nino mbisenze mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, ubwo mba mfashe ibibazo byanje byose nkabifata nkabitransfera muri Yesu. Iyo bigeze muri Yesu abikorera ibintu bibiri. Ahita afata ya masengesho yanjye akayakorera ibintu. Icyambere ahita ayaha imbaraga ze, akayakuramo intege nke zanjye. Avuye muri nge ntiyagera ku Mana. Ariko iyo nayahereje muri Yesu Kristo arabanza yakomeze. Icya kabiri ayatere parufe ye. Bibiliya iravuga ngo amasengesho y'abera azamuka ahumura ngo mbariza ukwegerenga iwanyu murayigira imibavu hari haba. None iyo mibavu izamukamwo ibivuye. Iyo mibavu ivuye muri Kristo wayohereje, hanyuma Kristo akayakomeza. Icya kabiri akayatera parufe ye, impumuro ye, akabona kuyohereza kuri Data. Yagera kuri Data, Imana ikabati ibibazo ko mbona ari Didiye wibereyeho, ariko impumuro n'imbaraga nkaba numva ari ibya Yesu umwana wanjye. Imana ikaba bivuze ko Didiye na Yesu babaye umwe, bahuje. Imana igahita imobiriza abatwara ibisubizo, ikababwira ngo Didiye ararasubijwe kuko amasengesho ye azamukanye impumuro ya Yesu n'imbaraga za Yesu. Mumvugire ngo haleluya. Uzirinde ibyo ukora byose kubikorera hanze ya Kristo. Hanze ya Kristo ntakiriyo. Byose Imana yabimariye muri nde? Nicyo gituma Petero bigendaniye, nicyo gituma yabyivugiye, niba mwaramusogongeye mukumva ko abaryoheye, mw'Abanyarwanda mwe mw'Abanyafurika mwe, nimumwegere, niwe buye rizima. Dore akanda batazabatekerezaho njyewe buriya kanyisha. Ni kariya gakurikira yavuze ngo namwe muhite mwubakwa mube amabuye mazima namwe. Kristo nimba ari ibuye tugomba kuba, Kristo nimba ari umwana w'Imana tugomba kuba, Kristo nimba ari imfura ya se tugomba kuba. Nta kimana yagize Yesu atagize abamwizera, ntaco. Uko yabihawe niko yabiduhaye, nta na kimwe. Nicyo gituma nza nibaza kuko iba byavuga ngo umunsi wo kugaruka ngo n'Imana ngo yawuhishe n'umwana we. Ako Yesu naramukunze aho hantu. Iyo Imana ibimubwira, n'abatuye Nyamasheke baba babizi, baba bazi ayo makuru, baba bazi uwo munsi. Nta Yesu wo birarana atabibwiye abera bamuneje ngo mutarame mutaha, atababwiye ngo nzaza kuwa gatatu. Tibishoboka. Bituma Imana iwumuhishira avuga ati uyu ni mumu, ndamubwira saa 2 saa 4 bose barabamenya amakuru. niwe buye niwe Kristo. Intwari zo kwizera zegamiye ziramubona, ngo zigisegure ziramubona. Barwanishije banesha intambara zabo. Kristo
niwe buye Dawudi yatoye strategy yo gutsinda Goliyati yananiye ingabo zose za Isirayeli ngo zinanirwe. Dawudi agahunguka ko yabahahamuye atataduhahamura kurabona uko aresha. None se ko mwagiye mu myobo mutavayo? Turavayo, wowe nturi kumwumva hakurya ijwi rye. None se uku iyi minsi yose muba mu mwobo, wewe wabahe Goliyati ahagaze hariya? Dawudi aravuga ati none ndumiwe. None se ko batuka mugakomeza mumanuka mu myobo taho? None tuje he? Atutsa n'Imana murakomeje muramanuka, abandi atahubwo shaka uwawe ujyeyo. Dawudi aravuga ati ntibishoboka, ntibishoboka. Isirayeli yabigeza ahibura umuntu uhagarara mu cuho ngo abashe kugaragaza Imana y'Abaheburayo kuri uru rwego. Arababwira ati nimugende mubwire umwami ko warwana na ijambo ritangaza ngo yamaze iminsi 40 asaba abayuda ngo nimwohereze umugabo aze tugire gute umwe, umugabo aze turwane, natsinda turatsindwa, nimutsinda muratsinzwa. Bamara iminsi 40 babuze umugabo, kandi abari ku rugamba bose bari abagabo, nta n'umugore wariyo. Isirayeli ntiyari bwagira umugore n'umwe mu gisirikare. Ndebera igisirikare cya Isirayeli n'umwami wabo Sawuli bose n'abagabo, ngo babasaba umugabo baravuga ngo ntawe uhari, muri ibiki? Bukeye babona haje agahungu kataruzuza amakondisiyo y'abagabo. Nta bwanwa afite, nta n'ipantaro yari yambaye, nta n'umugore yagiraga. Ibiranga abagabo nta na kimwe gafite. Ariko ibyakozwe n'intumwa 1:8 haravuga gute? Icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera naba azabahindura abagabo, azabagira abagabo. Reka itorero aho rigeze rikeneye abagabo nyabagabo babasha guhamya ibya Yesu bakoreshejwe n'izo mbaraga. Buriya haba abagabo b'ubwanwa, hakaba n'abagabo b'abagore babo, hakaba n'abagabo b'imiryango y'iwabo. Iwabo ni umugabo ariko handi ntumubaze. Ariko hakabaho n'abagabo nyabagabo bo guhamya, bamenya amakuru ya hariya, bamenya amakuru y'aho abandi batazi, bibitseho imbaraga zinesha ibyo abandi bananiwe kunesha. Tubwire Sawuli ngo umugabo yabonetse, genda mumubwire ngo umugabo yabonetse. Bamara ngo umugabo se ninde? Fa kumubwira ko umugabo yabonetse. Erega bariruka baramubwira ngo umugabo arabonetse. None bwira ingabo zive mu myobo zibe zotakazuba, umugabo arabonetse. Arababwira ati nimwiruke mumuzane vuba, turebe uwo mugabo ubonetse, turebe ko yaturuhura turashize. Abona ingabo ziraje zicigatiye nde bashoreye nde Dawudi, ngo bamugera imbere akarenza amaso umugabo bazanye, akareba abantu bari inyuma. Ku mugabo mutamwerekana ari he? Abandi aterega ntuturebeho nakagahagaza. Ubu mwese ibi bigabo muresha uku nakamushoreye. Uyu niwe mugabo wabonetse, niwe wabyivugiye, ntutubaze bimubaze. Ngo umwami aragahindukirana arakabaza, niwe wabivuze? Karamubwira ngo ninjye wabivuze. Ndamurwanya uriya Mufilisitiya, ninjye wabivuze. Gute se? Goliyati nako Sawuli akora ibishoboka byose ngaca intege Dawudi, kandi Dawudi agiye kurwanirira nde? Sawuli. Uramenye ntugacibwe intege nawe ugirira neza, uzakomeze utitaye ku byo bakoze, uzakomeze. Sawuli akabwira we bakubwiye umwanzi wacu ko aresha,
akandi tibambwiye ko asumba abagabo bose, ibyo nacumvise. Bakubwiye ko ari runini rushaka kuruta abagabo batatu bateranyije. Nyumvira Sawuli ubwira umurwanirira ubwinshi bw'imbaraga z'umwanzi we, aho kwitonda ngo amubwire ubwinshi bw'imbaraga z'Imana yabo bizera. Iyo umuntu yageze muri kategori yihahamuka ryo mu mwuka, azabona ubwinshi bw'imbaraga z'abanzi gusa, ku rwego atakimenya ko Imana izigira. Hanyuma hego ndabizi ko ari runini kandi ko ari rurerure. None se hari zana seve yawe yivuge twumve. Arayivuga se Dawudi arayigira, agira seve ivuye ngo aje kumbwira ngo naragiraga abana bi, ndebera muri eta majoro ya Sawuli ukazana mwabana bihene. Naragiraga abana bi Sawuli atari ko no turashize uko akakandu hari mwene waburaha ngo yego barahari baba general Eliyabu nimba ari na Shama tibarahari, nimubahamagare baza. Nabo bari bakirukanye ngo gatahe, tibamenye igihe kageze imbere y'umwami, kuko abanyamwuka baza banyura mu nzira. Nimumvugire ngo haleluya. Ay kagezeyo gute? Barababwira ngo muze, karumuna kanyu gahagaze imbere y'u, kagezeyo gate niho gahagaze. Umwami arabahamagaje, bagiye batitira ngo bagiye kuhagera, kabwira umwami ati njya kubaho seveyo ntayo mfite rwose, ariko kimwe conze hari iminsi nahuye n'ibihanda bikomeye Imana ya Isirayeli iranyiyereka. Nahuye n'idubu rigiye gufata umwana w'intama, narahagaze idubu ndayishwanyaguza mbishobojwe n'imbaraga z'Imana. Bukeye intare iraza nayo ndayisha. Umwami ati hagarika stop. Arahagarika. Tabakuru baragera hano, abandi ati bahageze. Niba banze bemeze ibyo bintu kano kantu murabona ko ruriya Rubavu ni hagati y'imyaka 14 na 17 niyo yarafite. Aka kandi bikara bikoze kweli ngo babaze bakuru be bari he? Ati turahari. Ibyo avuze se murabizi? Baburiyo bakwirwa ro batari kuvukana na bene. Babwira umwami ati nyakubahwa, ego ibyo avuze rwose intare n'idubu yarayisha nti. Reka mbabwire Dawudi nta seve yari afite, ariko Dawudi yari yibitseho ubuhamya. Reka mbabwire Imana igiye kubaho ubuhamya. Imana igiye kubaho ubuhamya. Iraguha ubuhamya buzemeza ibitajya byemera. Bimenye ko Imana yawe ibaho. Bari banze kubyemera, bemezwa n'ubuhamya bwa Dawudi. Reka mbabwire iyi Imana ikora ibitangaza mu bantu bayo, si ikindi bishaka. Irashaka gusibyemeza batemera ko bari abagira Imana. Ndahanuye mu izina rya Yesu, uyu mwaka nturangira Uwiteka atagukozeho ikintu kizagusigira ubuhamya. Reba mfarega. La ubuhamya gusa buzemeza batemera ko Imana yawe ibaho. Ubwo uvuze ngo warayishe, niba kwambika ibya gisirikare ugende turebe kurwana na Goliyati, ngo barabizana bamimukubitamo kubera ingene ari gato, birakananira. Baravuga ati no turashize, unaniwe imyambaro. Ngo arangiza babona kiragize gute kayikuyemo, kubera ikukuyemo. Ni commentaire zibivuga muri byanti byanditse ngo karabati yewe iyi myambaro yaba hari icyo yafashaga muba mwarambiyambaye mukajyayo, ariko imyambaro itaragize ikibamarira ntayo natwara. Ndatwara ndagenda uko njya ngenda gusa. Ufite ikisi, ufite umuhumetso, ndawufite hano, urawufite yego. Mbwirira ukwegereye ngo hari ibanga twibitseho abandi batazi. Hari ibanga twibitseho abisi batazi.
lelamfaniga. Hari ibanga tugira abandi batazi bituma ibi bintu twarabitinzemo, bituma tutabisohokamo, nuko hari ibanga twamenye. Arabandi munde kawuga mwantindiye bende ukarabatoke njyewe nari nkugira inama ko ari rurerure kandi Dawudi atayiwe urakoze kurumbwira we ubwo ari runini rurerure sawa sinzaruhusha we aho ni sawa. Arambwira ati ni umurwanyi wa kera wamenye ati icyo cyararushe naho ngewe sindata ndi mutaraga ndi muzima nge ndahera none naho cyo cyararushe. Ibyo babwira Dawudi byose bimuca intege nibyo byamwankurajije kurusha ibindi byose. Niko abanyamwuka babayeho. Ibi bitanga irindi somo rirenze uko babibonaga. Nimundeke mwantindiye rero batoke ngahegenda ngo bagende baravuga ati yembe tube twota izuba mwanya kagiye kameme ntacyo badutwara bataragahitana. Bose bava mu ndake zabo bicara hanze. Dawudi agira gute? Dawudi ndamubona amanuka ngo na Goliyati agira ate aramanuka. Intambara yabo nyibona nga k'Ubufaransa buri muri Coupe du Monde hamwe n'abandi bandi hari. Ndabibagiwe buriya ngewe nzi Amavubi gusa kuby'inkino sinza ndenga Amavubi. Neza match ni ka Coupe du Monde. Urabona Coupe du Monde yasigaye ebyiri isi yose baba bari bose nukuba bameze gusa. Bamwe azaru abakubita agakubita umugore muri saro kuko ibintu byashushe ntakiyamenye uko bimeze. Ndeba uduhungu twanjye ndavuga tumuriro watsi bakarobabona birakomeye ati dushireho amafaranga turayo batsinda. Mpita mbemerera nkavuga iyo nafanye nabona birashushe ngahita mbunga ngajya kuryama. Muzambwire ejo kuko biba bikaze mbona uduhungu twasaze yagira gutya ukabonaga ubushize byarashushe. Mukecuru arahari mabuko afite imyaka 96 ngo bishuwa gahungu gato karo kagenda kamufukama imbere titate sengera ikipe yanjye itsinda biriya bihungu bitantsinda. Abakuru bagiye hamwe nako gato kajya kwako arabaja afuka imbere ya nyirakuru ati nsengera mu izina rya bariya turebe ko biriya bihungu bitajya kuntsinda. Ndavuga ati ibintu ntibyoroshe bigeze ahangaha muri uburyo bihita binyereka Coupe du Monde yabaye hagati ya Dawudi nande na Goliyati. Dawudi ngamanuke Isirayeli yose yicara kutununga mu misozi bareba nde bari inyuma y'igori ryande rya Dawudi. Goliyati ngamanuke Abafilisitiya bose inyuma y'igori rya Goliyati. Kandi gitangaza mu byibuke ko yari intambara ntagatifu y'ijuru n'isi. Dawudi nyuma ye hari Abisirayeli, nyuma y'Abisirayeli hari abamarayika batabarika bareba intambara y'umwuka uko iri bugende. Inyuma y'abamarayika hari Yesu n'umwuka, inyuma yabo hari Imana Data byose, inyuma y'igori ryande ryada. Mbwirira ukwegereye ngo nawe niko bikurwanaho, niko birwana bimeze. Ntugire ngo byarangiriye kwa Dawudi. Iyo tuhanganye mu ntambara nuko bameze bose baba mobilize bakaza. Inyuma y'igori rya Goliyati hari Abafilisitiya, hari abadayimoni na Rusiferi ubwe yari ahari. Mu byibuka baza amateka ya Bibiliya na systeme ebyiri zirwanira muri Bibiliya. Harwana Yerusalemu na Babiloni. Ziriya ntambara zose mubona z'Abisirayeli ni Yerusalemu na Babiloni zihanganiye mu isi. Ni yihitsinda ni yihifatisi. Bashaka kumara Abayuda kwari kugira ngo abizera bashire, hasigare Babiloni ari iyoboye. Imana ihagurutsa Mose gusenya Egiputa kwari gusenya puissance ya Babiloni ngo Yerusalemu ibone uko izamuka. Nuko byubatse
Dawudi aramanuka, vuga ngo na Goliyati aramanuka, ngo bagera mu kibuga hagati, Goliyati ngamutuka mu mazina y'imana zabo zose, arayamara, ibo zari na nyinshi. Dawudi ngo agera ahantu abona akagezi, babona agahungu karapfukamye. Nuzabona umukizwa arapfukamye. Nuzabona umukizwa arapfukamye, uzamenye ko kurusi igiye kuja mu birere, bagiye gufata amababa y'ikizu. Kuko muri Bibiliya ni dimension n'imbare enye, hari iyo guhaguruka, hari iyo kwiruka, hari y'ifarasi, hari n'iyikizu. Ubwo rero babona ati ibintu bibaye ibindi, ngo gapfukame, gatora iki? Gatora ibuye. Uri buye rizima ryanswe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatoranijwe. Nzahora nkwisunga, ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kure. Iryo buye turikomera amashyi. Haleluya. Ngo gatora ibuye atanu, yari atanu, angana n'ibitabo bitanu bya Mose, kuko niyo Bibiliya bari bafite icyo gihe yonyine. Agira gute? Afata rya buye, babona akoze mu isaho, akuyemo umuhumetso, arazamuka. Goliyati nawe aramanuka, ngo bahure mu kibaya. Goliyati aragatuka ngo arebe ko gatinya gasubireyo, habe yagatuka kakiruka. Aka kantu kameze gate? Aragatuka karamusatira, ngabone ko byanze. Goliyati yari afite umuwesikoti umutwaje amacumu. Goliyati akagira rimwe rinini, nimba ryari ripima ibiro 70 sinibutse. Hanyuma abonye ko kadasubirayo, kadahunga, abwira undi ati mba amacumu. Bibiliya ndivuga ngo yamuteye amacumu nudu, bya bindi bagasetse ngo uri gato azaguhitana. Karababwira ngo ubu buto buzatuma atamfasha, azayamara. Ubu buto amwanyura handa, amacumu yose arashira, asigarana rimwe. Goliyati karamwegera, ngo kamwegere yose ayamaramo. Ngo ayamaremo, nako kabona gufata ibuye rimwe karicomeka mu muhumetso. Kandi regraje y'umuhumetso ntibayikora ukumpagaze, bisaba ngo ugire gutya, siko? Agize atya atangira regraje. Ntushobora gupfa gutera utabanje gukaraga, sibyo? Ubanza kugira gutya ngo gatangire kuzengurutsa. Ngo Goliyati aravuga ati babuze umugabo, noneho bazanye akamajesite. Ni ukuri kose, dore ayo majesite. Uzi ko iyo turamye Imana hano isi y'umwijima igira ngo turi mu majesite, batazi ko urugamba rushushe rugeze kure, batazi ko ibintu bikomeye. Ararizenguza, komanteri z'abakomanda mwakabyarame ba teoloji. Hari uwavuze ngo yarazunguje kugeza ngo ubwibuye rigira gute, rishuha n'ukuboko kura, ngo riramubwira ati dawo, wandekuye kumwanzi namubonye, urashaka iki? Dawudi ngo akaribwira, itonde kibanze kiruhe, ntubona ko cyahengetse ijosi, uko ari kugira naco kiri kugira gutya, kari mu biki? Arazunguza ijyabuye ati dawo, ndekura umwanzi ndamubona. Yifunza ahantu hose, aho yasize nahabonye, kuko yaresize akadirisha hano, ahandi hose yarafunze, nta buye ryamwinjira. Riraruha ati nubwo wansubiza iriya, Goliyati ahari namubonye, nta cyambuza kugaruka ngo mukwicire. Ndekura gusa. Dawudi atariki iyo witonze,
arabanza agira ate muze mwanza mutinde mukuramya we, mwanze mutinde muguhimbaza. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo ni tangiriro n'iherezo ubitegeka, arakomeye. Twese tuvuge gukomera we, gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo ibye, tangiriro n'iherezo ubitegeka, arakomeye. Gukomera we, gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo ibye, tangiriro n'iherezo ubitegeka, arakomeye. Subiramo gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo ibye, tangiriro n'iherezo ubitegeka, arakomeye. Amashi yacu hejuru. Rakamfoniga. Yes. Abanezerewe nibavuge ngo haleluya. Ngahe zunguza noneho. Nimba udafite Goliyati ureke, ariko ufite Goliyati wese ndashaka ko ukwezi kwa 10 n'ukwa 11 twambukana insinzi mu kwa 12. Ibuye rirahari ninde? Umuhumetso niki? N'ukwizera nako kurahari. Okay, asigaye rero ndebera Goliyati ukumaze iminsi ari imbere yawe. Simushaka kumubona ngo ndangize ukwezi umwaka urangire Goliyati agihari. No. Icya gatatu, ndashaka kumenya ko umugabo yabonetse. Ese hari abagabo babonetse? Yes. Umugabo wese nimba yabonetse agomba kuba afite umuhumetso, afite n'ibuye, hanyuma Goliyati agahinduka ubusa. Dawudi yarazunguje, arazengurutsa regraje, ibintu birakomeye. Mana, ndareba umusozi ukuri imbere, nkumva uburakari bwera buranyishe. Ndareba bamwe barwaye, nkumva ndashize. Ndareba bamwe bazengere. Ay. Arazengurutsa. Okay, munyumve b'ibyuma. Ngiye kubara gatatu, muri ako gatatu tuzengurutse. Nimba ari rya gatatu, umuntu wese ararekura ibuye rye mu kwizera. Icya kabiri, uhakikishe ko Goliyati kubiswe hasi. Unyumvire, umenye ko ijuru rigiye gutsinda, Babiloni igiye kugira gute? Gutsindwa. Hanyuma nukuvuga ngo ijya gatatu, umuntu wese arajugunya icyo afite, usimbuka uzenguruka aho uri. Hanyuma turavuza akaruru k'insinzi n'ibyuma byose n'amajwi yacu n'amashi yacu, kuko Dawudi atsinze. Abayuda bavugije akaruru, isi irarangira, biruka inyuma y'Abafilisitiya bagira ngo isi yose irashize. Nibyo twagiye, mana yanjye, turazengurutsa. Ibuye ririmo, ibuye ni Kristo. Ibuye ni Kristo. Kwizera niwo muhumetso. Ngiye kubara gatatu, ndabaze rimwe, ndabara kabiri. Lelamfoniga rikaya. Turavuza kamo, uzenguruka uri canga wiruke. Ndashaka gusa kumva mu isi y'umwuka ko hari ikintu kibaye. Ndabaze gatatu.
Yes, 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 yes. Ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ala-la-la-forega. Re-ba-ba-ba-ba-ba. Le-la-la-la-karega. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, yes. Ay, yes. Yes. Ndasaba umuntu wese gutanga haleluya zitatu. Twagiye. Haleluya. 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 Yes, yes, yes. Munyumve mbabwire, iri buye yari Kristo akemuye ikibazo burundu cananiye abayuda. Uwo Kristo ni ubikoze uyu mugoroba muri Gatenga. Imana iranejeje ko mbonye ikimenyetso cy'ububyutse kikiri hejuru y'iri torero. Revival y'imbaraga. Mana yanjye. Akandugiye gusorezaho nakavuze ngo namwe mwubakwe nk'amabuye. Reka mbabwire impamvu yavuze ngo tuba amabuye. Ibuye niyo wariteka ntirirya risha. Ibuye barite mu mazi ntaca amazi azari. Ibuye nunarirakarira ukarijugunya mu kirere nirigaruka rirakumena. Timurahura n'abantu babajugunya bakoresheje imbaraga z'ibirozi n'ibindi bikaza kurangira ari babamenaguritse. Bababuriye ibuye riturirwa. Ibuye nurakara ngo urigonge niwe uzahasiga imodoka. Ibuye nuryanga ukabangoreka ndyirukane rive hano, uzaba urihaye umunyenga rigendana ritimi ikomeye. Ibuye niyo batwitse ishamba ibiti n'ibindi birasha, amabuye akagira gute? Akaba ari yasigara. Ikindi asigarana ni kimwe n'umwotsi gusa. Nabwo agatangira kuririmba indirimbo ngo dutegereje imvura we, dutegereje imvura we. Imvura y'umuhindo nimanuka nawe wa mwotsi uratuvaho, dusubire n'ubwiza twahoranye. Nico gituma avuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Niho imiriro y'iyi si itazabashobora. Nimuhura n'amazi nta mazi ashoboye ibuye. Niba nabajugunya ibuye nta kibazo. Hanyuma ngo ariko uzarisitaraho azagwa nabi atazabyuka. Ngo ari kabiri ngiryo buye ngo nta numwe muri buzagira gute? Uzakorwa n'isoni. Nta soni zizababaho mu gihe cyose mugifashe ibuye. Ay ay ay. Kristo ahinduye amazi kuba ikiharya, kuba umuvinyo, sibyo? Ngo uhindure, ahita yawuhinduye akurikirwa n'abandi 12. Ngo abahindurire amazi kuba divayi. Bukeye igiterane cya kabiri cyabagamo 12 cyabayemo 5,000. 5,000 bivuga ati yeme mudushakiraho wa mugabo yakoreye vrema, ntituzongera gukora mu mifuko, tuzatudaha gusa maze twinywere. Yakoze ikintu gikora ku bayuda kandi kiri prophetic, ari ubuhanuzi bw'ibigiye kubaho, byuko uburyohe bugiye kuza inyuma bugiye kuruta ibyari biriho mbere.
ibyo mwanyoye mbere ntabwo byaryoha nk'ibyo ndi bubahe nyuma. Bivuga ngo ibya Kristo byo hanyuma bigiye kuba ari byiza kuruta ibyahoragaho. Igiterane cyakurikiye ubukwe yatashe cyajemo abagabo 5,000, abagore n'abana babo ntawabara. Ngo bushe bukeye bwaho noneho 5,000 bihiki biri muri kiriya gice nyine cyateme yanyu, abigaburira imigate 5 n'ifi 2. Noneho baravuga babwira umujyi ati noneho dukize izuba riva n'ukuri kose tuzaza tudaha amazi tunywa imivinyo, narangiza amafi ayatubure n'imigate twirire gusa ibintu birakomeye. Umunsi ukurikiye imigati abantu bose babagabo b'ibinebwe ngo barabaje mu mujyi ngo ariko ntawomenya igiterane cya Yesu cy'uyu munsi cyabaye ba. Barabwira ati nta uri muri uyu mujyi babonye yambuka inyanja agenda. Ngo abagabo bose bafata amato n'abagore babo bakurikira iyo Yesu yagize gute, iyo Yesu yagiye bambuka inyanja bamusangayo ngo bahagere. Arababwira ngo bagere hagati ngo batangira kumwereka amasaha, ariko twumvishe ngo amasaha yo yageraga aha ngo Imana mu butayu ngo hari akantu yakoreraga basogokuri kaba kibakonjoreraho. Kameme nawe wari kureba icyo ukora. Ngarangiza arabahindukirana arababwira ngo abariye manu bose hari ukiriho. Aravuga ngo urya ibiryo biriya arapfa. Nabahaye umuvinyo hari icyo nabashakagaho, mbaha imigate n'amafi hari icyo nabashakagaho. Uyu munsi ngiye kubaha ikiri special kiri hejuru y'ibyo byose. Ninje mutsima wamanutse uva mu ijuru utanga ubugingo, unywa amazi muha tazongera kugira inyota na rimwe. Nimwemere munywenge mundye nije mutsima. Abatagira amaso y'umwuka ngo banyoranye inzara n'abagore babo ati noneho ibintu birapfuye, systeme yapfuye. Noneho havuze ko nta migate nta mivinyo ngo turamurya ngo tunamunywe ubusa. Umugabo agahita abwira umugore ngo sheri nubona ndengutse hariya umenya aho unyura nawe uransangiriye epfo ku nyanja turebe ko tubona dutahe hakiri kare. Yagiye kurangiza kubwiriza Yesu, ibihumbi byose byagize gute, asigaranya batarenga 70. Ubwo hari abagore bari bamaze kwicomekamo abanyamwuka n'abandi bageze kuri 70. Abandi bose ngo abone bagiye kubera ko bahaye ibiryo biruta ibiryo. Reka mbabwire nicyo gituma mubona igice kinini cy'abatuye isi bahugiye mu biryo biriya bifatika. Ibiryo by'umwuka byarabananiye guhishurirwa. N'ubu bazabibaza impamvu muhoraha, ntibazi impamvu, ariko hari icyo twamenye kiruta iby'isi ifite. Ahita arababara ngo ababare, nabahaye iby'imibiri murasara, none mbahaye iby'ubugingo muratorotse. Ahita areba babandi 70 barimo ba Petero, namwe mugiye kunsiga. Petero yari yamaze kudomekwa n'abariya 12 bari badometswe. Niyo yahindukiye aramubwira ngo Kristo we twakuvaho tukajya he? Kwari wowe ufite amagambo y'ubugingo, tujye he handi niye haturyohera utari? Kwibyawe biryoshe kuruta ibyo twariye, kukumva byonyine gusa biruhura imitima yacu igakira. Ubushize hari umudogiteri najyanyeho umubyeyi wacu kuja kwivuza, ngamukubite mu bipimo byose, aravuga ati umukecuru ungana gutya ashaka kugira tension imeze uko ngiye uruhinja n'isukari n'ibiki gute, simbyumva. Mbita ndinjira mbasangamo
uyu ni mama w'uyu mukozi w'Imana, tuyuwe ndamuzi njya mubona. Ntego mubwira Tego ni mama wanjye. Ata niho nkimenye impamvu. Aravuga ati ndabitoye. Atuzi ko twagerageze hari abaganga nkanjye twabigizeho ubushakashatsi dusanga abasenga nibo bafite umubare uri hasi w'abagira depression, kubera ko bibaremereye bafite aho babivuga bakabividura bakarira kandi bakizera ko iyo babwiye bumva. Arambwira ngo ariko aba badasenga iyo bibacanze birabacanga nyine, baracanganyikirwa, ntibafite ikibahumuriza, baranabiceceka bigatutumba muri bo, ugasanga benshi amadepression yararenze. Nico gituma ngo ubyumva mu bazungu n'ahandi, ariko ahantu hari abasenga arambwira ngo bari hasi cyane, nibo bantu bafite nge, kubera ko bafite uko babivuga. Mana ya nimujya mubwira Yesu byose, ni inshuti ya bugufi. Sara kwisunga ushobore byose, kuko imigambi yawe ari myiza kuri twe. Uri wewe twese tuvuge ngo haleluya. Kristo niwe mazi amara inyota z'abari mu isi. Abataramwakira mwarakereje nimuze, abaruhura bakize. Nta handi simbabesha, ntaho muzabona haruhura umutima. Wahakura he? Ko Bibiliya ivuga ngo abaremwe bose ngo bararusha. Bibiliya ikavuga ngo n'imiyaga irarushe n'izuba rirarushe, kuko byaravuye bigira ngo biramarayo biranga. Ngo n'inzuzi zaratembye zizi ngo ziruzuza inyanja, inyanja yarazinaniye nayo igira icyo bitazi. Ariko ngaje kuvuga, aravuga ngo Kristo wenyine niwe bitaro biruhura bari mu isi, niwe gisubizo cy'isi ya none. Mumuzamura ibiganza tumusenge, tumwinginge kutumara inyota. Nimba hari umuntu utarakizwa we ahita nsanga hano imbere, aze yakire Yesu uyu mugoroba. Tugiye gusenga tumubwira ngo dukeneye ayo mazi. Umusamariya yaravuze ngo wampaye ayo mazi, automatique yahise ya transfera muri we. Saa sita yari maraya, saa saba yari evangeliste umanura bari mu mujyi bose akabagezaho Yesu ari. Reka mbabwire, harageze ku itorero risohoka hanze rwose. Zayoni umwaka umwe gusa mwasohoka, umwaka umwe iri mwarisenya, iri sinzi byaribaho. Umwaka umwe mwese musohotse mugahamya ngo mutegereje ngo manze mwige theology. Uriya mugore yayigiye he? Guhamya Yesu ndibisaba theology, ahubwo kwigisha abaremwe no kubahindurira nibyo bisaba kuba warizi bya Bibiliya. Ariko guhamya Yesu nuwahuye nawe wese, ni mumuhamye mumanura abantu baze. Ibyiza biri muri Zayoni ntimubigumane mwenyine. Zamura ikiganza dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, ni wowe mbaraga zacu, ni wowe gakiza kacu. Uyu mugoro kora ikintu gisha kuri uyu muntu wabaye aha, abari buhakandagire muri iyi minsi yose kugeza ku cyumweru. Ijuru ribasukeho amazi y'ubugingo. Inyota zari mu bantu, ubukene bwari bubaremereye, indwara zabo, agahinda kabo, abafite ibikomere lile la foniga. Kora igitangaza Yesu we, duhaye amazi.
Muririmbyi aravuga ngo Bwana unipe maji hayo nisiwe na kiu tena. Duhayo mazi inyota ishire, duhinduke abera buzuye ubumana muri bo, buzuye ubumana. Lela la 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 rekamforega. Kora ibitangaza kuri aba bantu, ucagagura ingoyi. Ndabona uremye amateka ku bantu, ndabona uzuye abari basa n'abapfuye, ndabona ubohoye. Ndabona uzamuye abantu mu rwego rukomeye, ndabona utsindiye ibihanda byari imbere yabo. Ndabona Kristo ugaruye amateka masha, uzuye umuntu muremeye amateka masha. Ndabona ubwiza bwuzura inzu yawe. Yego 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 Yesu, yego Yesu, yego Yesu. Ugaruye ubwiza bukomeye, amasezerano ndabona ameneka, ayo wabwiye itorero n'abantu bawe. Lela mfoniga la 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 la. Ay 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 Yesu, ay Yesu. Amazi y'ubugingo atembe, amazi y'ubugingo akiza, amazi y'ubugingo arema. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mumanika amaboko twese. Data turakiriye ayo mazi, Data turakiriye ubuzima busha. Ndabona amaboko ahawe inkota yo kunesha, ndabona amaboko ahawe inkota yo kunesha. Ndabona ibiganza byongera guhabwa faveri y'Imana yo gufata ibyari byaragucitse. Ndabona abantu Imana igaruriye ibyari byarabacitse. Umaze igihe biguhunga, ariko ndabona bigaruka bigushaka. Ay 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 Yesu. Oh Kristo wazutse we, tugushimiye ibyo uri gukora muri twe. Warabikoze n'uyu munsi urabikora kandi uzabikora. Reka tumukomere amashyi.